situation mpagazemo mbona kuyemo bibiri arampaye ariko ndagenda musabira umugisha ariko ngeze mu rugo maze kurya ngira Imana ndabiga ngo Mana ngeze koko n'ubu buzima ntangiye kubamo urumva rero ngewe ntago mu buzima bwanjye ihangane Mani hari abantu bababona abandi mukabona abantu bagenda mukagira ngo ni bazima harimo abantu baboze imitima bagenda kumbona muri filime ahubwo ndashima Imana yuko amarinete yo ndayahorana kuko ntayafite ntago byagenda neza sinareba neza bigize ariko Imana intabara ngi mvane muri ubu buzima mu bikoresho nkeneye byanyubakira ubuzima bwanjye ibime nanjye mbashe kwibeshaho nimbona abo banyeshuri mbigisha umuziki cyangwa se mbone nakazi gucuruza ndabizi mfite umubare mfite mu mutwe ariko ibyo byose ntago mbibona yego niki ukumbuye kurya jewe kijya nkumbuye kurya ifiriti ndayikunda cyane ni byinshi iyo umuntu akuze banirinda kuvuga navuga nk'abana mu bantu batandiye bukundi kuntu agafiriti ibyo nkumbuye kurya byo ni byinshi uheruka nka ryari ni kera cyane Imana ikamya akagezi yateguye kandi abakwanga bakagutega iminsi urapfa humura ntacyo uzaba ntabwo bizaba nk'uko abanzi bawe Imana nabane namwe wowe uri mu Rwanda utameze neza uraza kumera neza kandi uri mu mahanga Bwana Yesu asifiwe umeze neza shalom iyi ni Akagezi TV kora subscribe share na like na comment ntacyo byaba bitwaye turi kumwe n'umutumirwa umugabo w'Imana man of God umuntu w'Imana kandi ariho ubwiza bw'Imana twebwe twakira abantu bose kuko n'abana b'Imana turakwakiriye monsieur murakoze cyane witwa nde nkugiye kukubona bwa mbere witwa nde na amahoro bihagaze bite ugenzwa n'iki amazina yanjye nitwa Fidel Mboneye yego ndi umukozi w'Imana Imana ishimwe amen tugwaye ikaze murakoze cyane nanjye nishimiye kugera hanga ku Kagezi TV kubabaye cyane muri iyi si dufashe igihe mu ntambara kubabara byo ni ngombwa ariko Bibiliya iravuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko ari uzambara ikamba yego amen nabo wihangana ibikugerageza se mbonye ndi mu bihe bitoroshye bitanyoroheye habe namba ni ibintu bimeze iba nabyita kari karande ubuzima buba bwarakurikiranye umuntu guhera akiri mutoya kugeza ubu ngubu kagira inkuru ntago sinzi impamvu ibi bintu bikora kuva uri umwana kurinda umwana kuva ndi umwana kugeza amagingo aya ngaya byagenze kiri mu buzima bubi byagenze ubuzima budahinduka ubuzima bwo kurya ari uko ngaburiwe ubuzima bwo kwambara ari uko umuntu ampaye imyenda yambaye kandi nabwo itankwira no kubona yidodesha bikambana ikibazo ni ukubona buriya ikintu nge nashimiye kuba ndi mu Mana nuko mbasha guhisha amabanga yanjye ariko nanoneho kugira ngo nzapfe nsambe ntavuze reka mvuge uko bizagenda ko ariko kose ubwo Umwami Imana afite uko azabigenza nge nakuriye mu buzima murana ukuntu navutse meze yego navutse mbona mfite isura imeze gutya yego ariko nkura mbona abantu kunyishimira kwabo mbona ntako ariko nza kuvuga ngo uko byagenda uko ariko kose ndabona abantu bo kugendana nabo buri kanya ntindanye nabo cyane ndi mu byabo ntabwo bizanshobokera reka ninjire mu by'Imana by'uburi zajya impuza n'abantu bayo bayumvira tubane ngewe reka nkubwire Moze yego ndi umunyempano mfite buriya mbona mfite impano zigeze muri 5 ndi umuvugabutumwa kandi mikora neza ndi umuririmbyi uzi kuririmba neza ndi umucuranzi ucuranga piano ku rwego rwo hejuru nkora buri ibinshi bigiye bitandukanye nsengera abantu hari nabo nsengera benshi bagakira bamwe bakabyara ariko sinzi impamvu ngewe abandi basengera abandi Imana ikabaho umugisha abo basengeye nabo bakabitura ariko nge nabuze umuntu nasengeye avuge ngo umukozi w'Imana wansabiye urubyaro ku Mana Imana yarabikoze urabasengerwa heruka usenga naheruka nsenga kandi nkabona ibyo nabasengeye byashiyemo bako niko gahinda ngewe mfite nkibaza wayi kuki mba mu nzara kuki mba mu buzima bubi gutya Imana iranzi
ese ntinzi biterwa n'iki yego ariko nasomye ijambo ry'Imana yego mbona ko Imana inzi ahubwo rwose icyo nayisaba nigerageze imvane mu buzima bubi. ubuzima bubi twahuye n'amateka shari nakuze mbona abantu bampinga bambwira ngo ntaho nzagera koko ndimo ndabaza Imana koko iby'Imana ibyo abantu bavuze Imana koko irashaka kubishyigikira nzapfe nta kintu ngezeho byaba bibabaje kuba umwana w'umuntu yavuga ijambo rikaba ari ryo riganza kurenza iry'Imana ku buzima bwanjye. Nge ndashaka ko ijambo ry'Imana ari ryo riganza ku buzima bwanjye. Nk'ubu njya ndushye nambara ndushye buri kintu cyose nkigeraho ndushye n'izo mpano mfite ntabwo njya nzikoresha byibura ngo mbone zingaburira iminsi 2-3 ngongera nkabura ibyo nkora. Fide yako biteye agahinda. Nge ndababaye cyane buriya nge nuko bajya bavuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda ariko ari nk'umuntu w'umumama wenda reka mumbabarire mvuze ku bamama nibo barira amarira cyane ari hafi. Nabonaga mama iyo yababaraga cyane yarariraga bagira amarangamutima agira amarangamutima ari hafi. Ngewe rero kubona narize biragoye ariko ubu imbere ngewe ubwanjye hari nabavuga ngo uri kwiririsha. Oya nta kwiririsha ntabwo niririsha njya amarira yanjye barimo ndimo amarira yanjye atemba urayamenya kajya mu nda abagabo turira tujya mu Fidel none se ubwo amaherezo amaherezo ngewe ikintu nshaka ihangane nuko Imana imbabarire ndabizi hari abantu Imana yagiriye neza. Yego ndi umucuranzi baguhamagara ukanacuranga. Hari uwampamagara nkacuranga akampaye amafaranga. Uri umuvuga butumwa wagenda kubwiriza. Ndi umuvuga butumwa nagenda nkabwiriza. Ndi umuririmbyi wanaririmba no mu bukwe ibintu bikagenda neza. Yego nabonye n'abantu nigisha n'umuziki gucuranga. Yego mbura na piano nabigishirizaho. Nk'ubu nzi gukamera nizi ibintu bya kamera ariko nta muntu nabuze n'ubushobozi by'ibura bwa mpana kamera byibura mvuge ati reka ne kuba mu buzima bwo gusaba wasegeye nkagura kamera nkaguha akazi. Ni ukuri Imana iguhe kamera. Yimpe mwizera Imana iguhe kamera. Nje nahita ngureza akazi ukajya ugikorera rwose kamera batumirwa abantu rwose kandi ndabizi neza mbikora neza. Nje ntabwo nifuza kuba mu buzima bwo kuba mpora nsaba ndashaka kuba mu buzima bwo kuba nanjye wahereza abandi aho nanjye nkabera uw'abandi w'umumaro. Yego Fideli kuva mu bwana bwawe ko numva warahuye n'ibikomere n'ibizazane niki cyakubabaje kuruta ikindi? Ikintu cyambabaje kuruta ikindi hari aho nageze mera nka Yobu. Yobu niwe wahuye n'ibigeragezo aravuga ngo Mana inda yambyaye yego yutwa ni yari yakavuyemo simvuke. Hari aho nageze nk'ubu reka nkubwire Mose yego uru ruhu rwanjye sinemere gukora ubuyede ntabwo byakora ntabwo uruhu rwanjye rukorana n'izuba. Nibyo imbaraga zacu ni nkeya ahubwo n'ingwefero manza barayibye ahubwo bakagura irindi. Uri kumva ingofero mfite zose zarashaje. Ubu ni ukuvuga ngo n'ingofero nambara hari abantu b'inshuti zanjye mba ngenda nkatira. Yego Mose ngende mu buzima bubi yo suko ntafite ubwenge suko ntize suko ntazi kuvuga Icyongereza suko ntazi kuvuga Igiswahili suko ntafite impano ariko ubuzima Fide ni Icyongereza urakizi? Icyongereza ndakizi. Fide gusiga umbeye ni ukuri I'm serious. You are serious? I'm serious. Sure? Yes. Ngewe ikintu cyimbabaza cyane nashatse kuvuga se iby'Imana mbivemo nje gucuranga mu tubari umerenga ba Safari zake natekereza uburyo nakoreye Imana nkibaza ukuntu nzajya mba ndi mu kabari ngenge gusabira akazi kwa Safari zake kandi acuranga mu kabari ntabwo ujyayo. Ngewe ndashaka ibintu bimpesha amahoro umutima wanjye. Nakuriye mu Mana nzi ko mu Mana nta kintu bari kuguha biragenda nyine urumva nanjye nicyo kibazo mfite. Nicyo kibazo mfite. Turayigenza gute rero? Ntabwo rero ngewe nzapfa ntagiye mu bindi bintu bitari iby'Imana. Ubw'Imana nibishaka ngiye narayemereye n'ingwefero ugeze kuri uko buri ngwefero nazo urabahute zaracitse izindi ndodo zarapfukaguritse ibaze kongera kuvuga ngo ndigurira ingofero. Ngiye ni mbere ngo utambaye ingwefero. Ejo ndi nahuye n'umuntu ndimo namanuka mu muhanda uri haya hepfo. Yego ambona ukuntu nambaye silipa aranyitegereza umuntu ararira arangije arambwira ngo Fide wabaye iki? Ndamubwira ngo mubwira nyine situation mpagazemo mbona kuyemo bibiri arampaye ariko ndagenda musabira umugisha
ariko ngeze mu rugo maze kurya mbwira Imana ndavuga ngo Mana naha ngeze koko n'ubu buzima ntangiye kubamo urumva rero ngewe ntago mu buzima bwanjye ihangane Mani hari abantu baba babona abandi bagenda mukabona abantu bagenda mukagira ngo ni bazima harimo abantu baboze imitima bagenda kumbona muri filime ahubwo ndashima Imana yuko amarinete yo ndayahorana kuko ntayafite ntago byagenda neza sinareba neza bigize uri kumva ariko Imana intabara nge imvane muri ubu buzima mu bikoresho nkeneye byanyubakira ubuzima bwanjye ibime nanjye mbashe kwibeshaho nimbona abo banyeshuri mbigisha umuziki cyangwa se mbone n'akazi gucuruza ndabizi mfite umubare mfite mu mutwe ariko ibyo byose ntago mbibona yego niki ukumbuye kurya yewe ikintu cya mbere nkumbuye kurya ifiriti ndayikunda cyane ni byinshi iyo umuntu akuze banirinda kuvuga navuga nk'abana mu bantu batandeye bukundi kuntu agafiriti ibyo nkumbuye kurya byo ni byinshi uheruka nka ryari ni kera cyane ugereranye tugize ukuri mperuka kurya ifiriti nyabyo ndi mu itorero rya ADEPR Nyacyonga hashize imyaka ingahe nk'icyenda ni nk'icyenda imyaka 9 niho mperukira kurya ifiriti wenda nshobora kubibwira abantu wenda bagatekereza ngo hoya nshuti yanjye nawe Imana igwaye urungu urwo mfite ikaga ubuzima mbayemo nibwo wakumva ko ibyo bintu impamvu wowe ubivuga ni uko nyine wumva kuri wowe ko byoroshye uri kumva Fide ngiye kubwira abantu bakagurira ifiriti bayigurire n'inkwefero n'isapa abantu bakunzi bakagezi TV abamama beza tugira bafite umutima n'abapapa bafite umutima n'abasore bafite umutima n'abakobwa bafite umutima n'ukuri ndabasabye bakugurira ifiriti ubundi ni narasabye Imana ko ubuzima bwanjye ntazabushyira ku karubanda ariko nyine bibaye ngombwa abantu munyihanganiza tanga nimero yawe bagushyirire ifiriti n'ufite ubushobozi bwo kugura ibe yayikugurira 078 yego 90 yego 37 yo 388 ndababaye cyane ariko Imana irahari Fide sengera tubwira ijambo gatoya ijambo rito nta jambo rito ribaho wituna sengera abantu badukurikiranye ariko ukurikirana akagezi ukore subscribe share na like na comment kandi ndashaka kuzamura udutima twanyu niba Fideli mumukunze zamugarure avuga nti mwaramfashije ijambo nababwira ku mutima ijambo nababwira rindi ku mutima nanjye ndibwira hari ijambo riri muri yo 14 umurongo wa 7 aravuga ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti yo gitemo cyongera gushibuka haleluya rero Imana yo mu ijuru inshibure mu buzima bubi ndimo bumvanemo nawe ubuzima bubi ufite cyangwa se ibibazo Imana ibikuvanemo Imana ibaho umugisha gonsenge Imana ndagushimye uri Imana nziza kandi uri Imana y'icyubahiro ushimiye kuri Imana itureberera ku manywa na nijoro nsabiye umugisha buri muntu wese warebye kino kiganiro kandi n'umuntu wese uri burambura ibiganza akagira icyo akora ku buzima bwanjye nkabona Mana Uwiteka nkabona ibyishimo mu mutima wanjye nanjye nkumva ndishimye umuha umugisha mu izina ryawe aba ari umumama aba ari umupapa aba ari umukobwa aba ari umusore umuha umugisha mu izina rya Yesu kandi na Moses wampaye iki kiganiro kuba yagize iki gitekerezo umuha umugisha utagabanyije kandi afite icyifuzo cyo kuba ashaka kamera umuhe kamera mu izina rya Yesu kuko ibi bintu akoze ndibwira ko atari njye bikoreye njyenyine azabikorera n'abandi ubimuhera umugisha mu izina rya Yesu urakoze kumvishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu amen murakoze cyane shalom shalom shalom